Yes, ni amakuru atugezeho muri aka kanya aho RIB Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bwerekanye babajura bakoreshaga amatelefone cyangwa se momo bahamagara abantu ndetse banabohereza ubutumwa bubabwira ko hari amafaranga yayoberejwe ku matelefone yabo bakaba babasha kuyabasubiza. Uru rubyiruko rero aba benshi biganjemo urubyiruko rugaragara ko rwakoraga uwo mwuga w'ubujura. Urabona ko ni benshi bari barijanditse muri ibyo bikorwa bitari byiza bitabereye umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Ni RIB Rwanda rero ni amakuru atugezeho muri aka kanya, reka mbareke mukomeze mubikurikire uko bimeze. Mwiriwe neza, nshimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Ubutumire buzamije kugira ngo tubagezeho ubutumwa bushyira abaturage muri bwa bufatanye n'ubundi dusanganywe mu rwego rwo gukumira ibyaha, kubirwanya ndetse no muri rwa rwego rwo kugira ngo abaturage bacu tubarinde kuba babona umutego y'ibyaha runaka. Nk'uko mubibona hano twicaye turi inzego eshatu: urwego rwa RIB, urwego rwa polisi na RUB. Turi hano rero mu rwego rw'ubufatanye bwo kurwanya ibi byaha bimaze iminsi mwumva bikorwa n'abantu n'agatsiko. Ibyaha bivuga ni ibyaha by'ubwambuzi bushukana. Ubwambuzi bushukana bukorwa n'abariya basore mumaze kubona, mumaze kugaragarizwa. Harimo mwabonye ko harimo abakuze, icyiciro cy'abantu bari hagati y'imyaka 20 na 35. Habonyemo abagore n'abagabo. Ku bufatanye rero bwa RIB na polisi hakozwe operation, hafatwa agatsiko k'abajura cyangwa bakekwa nk'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'udakoresheje uburiganya. Agatsiko kagizwe n'abantu 45 biyise izina tudakunze no gukoresha cyane kuko ni izina biyise abamenyi. Bibaga abantu bakoresheje amayeri atandukanye, bakabiba amafaranga bagize ibyo batereka, bakagira ibyo bakora kuri telefone, ugasanga bafite amafaranga yabo. Aka gatsiko rero kagizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abandi bafite karacteristique cyangwa se umwihariko wo kuba ari aba agent. Aba agent bakorana n'izi kampani z'itumanaho. Aba ngaba bo bakoraga umwuga w'agent wo kugurisha amayinite no gufasha abantu muri ibikorwa bya mobile money na Airtel money. Aba rero b'abagenti
bafashaga bariya bantu amafaranga yibwe nibo bayababikuzaga vuba vuba bagahita bayohereza aho bavuganye. Nk'uko nabivuze bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya 20 na 35, bakaba bafungiye kuri sitasiyo za RIB zitandukanye. Ni itsinda rikora mu buryo bumvikanyeho, burya buri wese aba afite icyo akora muri iri tsinda, ariko buriya ntabwo bakora muri iriya tsinda ringana kuriya, ni itsinda rito rito, ariko muri operation bose bafashwe harabanje kugenzurwa, icyo bita kubagenzura, tumenya imikorere yabo, tumenya ibyo bakora, tumenya aho bari no kugira ngo tumenye abari. Hari habaye kubaho kubagenzura kugira ngo bafatirwe rimwe, kuko buriya bo iyo uramutse ufashe umwe ahita abwira abandi, bagahita biyumvira mu baturage ube wabasha kuba wabafata. Bakurikiranwa rero ibyaha 5. Icyaha cya mbere, gushyira mu mutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kubijyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiyitirira umwirondoro w'undi, kudasobanurira inkomoko y'umutungo, harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Nko gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi wenda gusobanura gatoya, itegeko rivuga ko umuntu wese urema umutwe ugamije kugirira nabi abantu cyangwa kubatwara ibyaha, hatitawe ku mubare wabo cyangwa se uruzamo. Abasore rero ni agatsiko baba baragiye, buri umwe wese afite icyo akora muri bya bikorwa byabo by'ubujura. Nitugera ku cyiciro cyo kubereka amayeri bakoresha, turabereka uburyo bakora, mu buryo umwe akora ibi, undi agakora ibi, undi agakora ibindi. Abasore barabyukaga, mu bo twaganiriye barabyukaga bakagera kwicara nko mu nzu imwe, cyangwa se bakajya mu gashyamba, cyangwa se ahantu hitaruye bari gukorera bya bikorwa. Bakavuga bati uyu munsi tugiye gukora ubujura dukoresheje aya mayeri. Ikindi cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, barabashuka bakababwira ibintu runaka, bakakubwira ko dukora kuri telefone yawe, ugakanda imibare, ushobora gukanda imibare ugasanga wohereje amafaranga, cyangwa se wakanze imibare runaka bakubwiye, cyangwa wahinduye pin code yawe ugasanga amafaranga akuvuyeho agiye ku muntu runaka. Udasobanura inkomoko y'umutungo y'amafaranga bagiye babona, bagiye bayaguramo ibitungo iwabo bakomoka, za Nyakarenzo na Mpungu, cyane cyane nk'uko mwabibonye nibo bakomoka. Biranatangaje kuri za operation usanga ababyeyi babo badakooperative, badashyiramo ubufatanye bwo kugira ngo abo bantu bafate, kuko harimo abavuga ikintu bumva ko abana babo ngo bari gukora. Ubu rero mu bafashwe muri operation yakozwe mu isuzuma ryakozwe kuva muri Mutarama uyu mwaka kugera muri Nyakanga uyu mwaka w'2024, bari bamaze kwiba amafaranga agera kuri miliyoni 424 n'ibihumbi 493 n'amafaranga 991. Aya ni amafaranga bagiye muri iyi periyode, muri iki gihe hagati ya Nyakanga, Mutarama na Nyakanga uyu mwaka. Ariko batanze ibirego, hariho abantu batinze gutanga ibirego. Hari abo muganda akavuga ati iyo natinze kugitanga, wamubaza kubera iki, akakubwira ati byanteye isoni kuba natanga ikirego, kuko hari n'uruhare rwanjye rw'uburangare, kujya rero kigaragaza ko nabaye indangare, abantu nkabareba bakantwara amafaranga n'igisebo, bagahitamo guceceka. Ariko icyo tubabwira ntabwo ari wo niba warangaye, nibura tanga ikirego gikurikirana, nibura havemo ubutumwa nk'uko hari abandi batari. Aba bantu rero nk'uko mwabonye harimo aba Rusizi, Umurenge wa Mpungu na Nyakarenzo, harimo n'abafatiwe Gicumbi, Ruhango, Gasabo, Rubavu, Nyarugenge, Kirehe na Muhanga. Ariko mwabonye ko itsinda rinini ari Rusizi.
noneho rero uko babigenza mayeri bifashisha hamwe mayeri bifashisha ndagira ngo abafatanyabikorwa abanyamakuru ubutumwa butugereze hariya kuko aya mayeri baramutse bayirinze ibi ni ibyaha bishobora kwirindwa ibi ni ibyaha bishobora kwirindwa igihe cyose buri munyarwanda aziyumvisha ko kugira amakenga ari byo bintu byamufasha kuba ibi byaha twabikumira bahamagara abantu icya mbere bababwira ibikorwa runaka ikintu cya mbere bakora bakina n'amarangamutima y'abantu gukina n'umurangamutima y'umuntu bahamagaye tuvuge uwo mujura umwe arahamagara akiyita umukozi w'urwego umukozi wa kampani ya telecommunication yita akakubwira ati hari gahunda ya momo pay iriho kandi turashaka kuyikwinjizamo kugira ngo tubone amafaranga meza kandi menshi icyo gihe utagize amakenga ahita agwa muri wa mutego agahita akubwira ati rero kugira ngo tukwinjizemo kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri akakubwira imibare 55555 muri make yo ni kode akongera akagashyiraho akanyenyeri 6 nurangiza ushyireho urwego iyo mibare ya nyuma nurangiza ushyireho pin ushyireho urwego ushyireho umubare w'ubanga wawe ushyireho urwego iyo mibare ya nyuma navuze ni 6 ubyumva biba ari imibare ariko uwo ni umubare w'amafaranga ugasanga wamuhereje 65 kuri kode ya 555 ubwo amafaranga yawe cyangwa se akakubwira ati mobile money yawe yapfuye ni gute umuntu akumenya ko mobile money yawe yapfuye cyangwa Airtel money yagize ugasanga arakubwira ati akanga rero kugira ngo uyisubiremo ugasanga wabibwiye ntabanje no kubanza kuvuga ngo reka ndebe kuko yapfuye agahita akanda ya mibare yawe akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri akakubwira ibyo ukomezaho barangiza ugasanga igikorwa yakubwiye muri make ni igikorwa cyo guhindura umubare wawe w'ibanga ibi turanga kubivuga kugira ngo abari hanze batajyaho nabo batajya kubikoresha hano ariko ugasanga yagushyize atumye uhindura umubare w'ibanga wawe wamara kuwuhindura kandi ukayihindura kuri kode yagutegetse ubwo akaba atangiye gukoresha mobile money yawe muri make password hari guhamagara bakubwira ko bashaka kukwinjiza mu bintu runaka hari tombora hari ibintu bitandukanye cyangwa se bakaguhamagara bakubwira ati hano ni kwa muganga hano ni ku ishuri umwana baramugonze nawe igihe bishidikanya ubwo ngubwo umuntu wabwiye umwana baramugonze amarangamutima yahita yikanga hano ni ku ishuri umwana baramugonze agahita undi muntu akaguhamagara hano ni kwa muganga ni kanaka tuvugana kumenya izina ry'umuntu ni kanaka tuvugana yego ni hano ni kwa muganga amazina y'umwana n'inde kugira ngo tuzi ifishi y'umwana kwa guhungabana kwa kudatuza kwawe kwa kutagira amakinda ugasanga ari kubwira akavuga ati rero umwana amaraso yamushizemo bikeneye kuwishyura amafaranga umuntu akumva ko agiye gusopa ubuzima bw'umwana akabakoresha amafaranga nyuma agahita yibuka siko bashobora kuba bashutse ikibazo kirimo bibuka ko babashutse nyuma yo gukora igikorwa icyo dusaba abantu ni uko umuntu wese uguhamagaye agira ibyo akubwira ikintu cya mbere ugomba kugira amakenga ntubyemere ikindi hari abandi ubwo turagenda tuvuga amayeri menshi bakoresha ariko turagenda tuvugamo makeya hari undi ukumva umujura ahamagara ati ni wowe nonsi ya Kamusoni undi ati ni jewe ati uguhamagaye ati ni Sere Agnes w'ikibeho undi nawe ati murabona se ati rero tugufite ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yakundira ati naho mbwira wo kagira imana umubyeyi Bikira Mariya yakuntumyeho
akubwira ngo ugurishe ya ngurube yawe. Turabizi ko umubyeyi niba ushaka umugisha ugurishe ya ngurube yawe, umugisha wuzuye ugurishe ya ngurube yawe, kandi amafaranga uzayatangana nawe. Wa muntu koko akagenda akagurisha ya ngurube, yamara kugurisha ya mafaranga akayataza. Urabizi neza ko umubyeyi Bikira Mariya adakunda izo nyamaswa z'ingufu. Umuntu akaba mu mutego nk'uwo, mu by'ukuri iyo aza kuba yagize amakenga yagombye kuba yabyirinda. Ibyo rero niyo tubasaba ngo mugende tugerezeho abaturage mubwire ubutumwa, mubwire ko kugira amakenga aricyo kintu cya mbere gishobora gutuma ubujura nk'ubu ngubu bucika. Hari n'undi ugira gutya akaguhamagara ati mwiriwe, akohereza mesaje akakubwira ati ni umuturanyi wawe. Undi nawe akamusubiza ati umuturanyi wanjye wundi. Muri kwibagira umuturanyi wawe, umuturanyi wo haruguru y'umuhanda. Undi nawe agahita avuga ati ni mama Mariya. Undi nawe agahita yikiza. Buriya uko nababwira, uramutse umubwiye niba ushaka kumenya ko uwo muntu arushuka, nakubwira ngo umuturanyi wawe haruguru, umubwire ati umubwire umuturanyi utaba, azahita yikiza. Tumenye ko ari umuntu uvuga ati rero ugize akabazo, ndi mu nama, mfasha unohereza amafaranga ahangaha, nimbamo ndayakohereza. Muzi ngira ngo mwagiye mubona ubutumwa bwinshi aho umuntu yandika ngo y'amafaranga yohereza hano, nawe byafitana yuko koko ushaka wari ugiye kwishyura utagize amakenga ukohereza ya mafaranga. Urumva ko harimo uruhare runini rw'umuturage rwo kutagira amakenga. Kugira ngo rero abaturage bari bakwiye kumva ko igihe kigeze cy'uko ibyaha twabibanya burundu. Ibi ni ibyaha bishobora gucika igihe cyose umuntu wese ubutumwa abugize ubwe. Ikibazo kibaho iyo dutanze ubutumwa nk'ubu, hariho abantu biyumvisha ko ubutumwa ari ubw'abantu ngo badasobanutse b'abaturage, kandi muri statistique dufite n'abantu basobanutse bize bari kandi biga amafaranga atari make. Ni ukuvuga ngo umuntu uri kutwumva, uri kutureba hano, ubutumwa bwawe kugira make, wumve ko igihe cyose umuntu aguhamagaye agira ibyo agutegeka kugira icyo ukora kuri telefone yawe, ntugomba gukuka umutima. Umuntu akubwira ngo mobile money yawe bayifunze umutima, ntibayifunge, aho bayifungura se ntituhazi. Abandakubeshya nta nubwo yarafunzwe, n'ubwo bushobozi nta nubwo bufite. Umuntu araguhamagaye ngo yitwa kanaka, ngo nawe ugahita wemera ngo nibyo ko kubijwe, kuko kuba bamenya ko nitwa Murangiratsi, bamenya ko nitwa Kalisa, Antoine, kuba bamenya izina ry'umuntu cyangwa kuba yaremye. Ibyo rero ibi ni ibyaha dukeka ko ushobora kwirinda. Ikindi navuga, ibi ni ibyaha usanga bijyana n'iterambere, kuko aba bantu babikora bazi neza ingufu inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha, inzego za leta zifite. Baragerageza gukora ibyaha mu buryo buri sophisticated, mu buryo bw'amayeri, kuko ibyo tubona twagushikuza mu telefone kumuniga biragenda bishira, kuko azi neza ko irayimushikuza ntabwo azareba ibitaro byanze bikuza azafata. Ibyo byaha bisa violent crime biragenda bivaho hajyaho ibi twakwita white collar crimes. Ibi byaha bikozwe hakoreshejwe ubwambuzi bushuka, umuntu bakamushuka bakamugira ibyo bamubwira akitangira amafaranga. Ibi byaha rero bihanishwa ibihano bitandukanye. Ibihano birimo biratandukanye, aho igihano gitoya gihanishwa igifungo cy'imyaka 2, naho igihano kinini imyaka 10. Ubwo rero urukiko nibwo ruzabona